Okay. Nuko dutangiye agafilimi kacu. Kumbi hari uwaje afata ikintu ashyira ku ipata ry'akabati arangije arakurura rimwe kwa rimwe. Kumbi mu kabati harimo amakarito menshi y'ibituzi. Nta kindi yakoze uyu, yatangiye gupakira amakarito y'abandi. Bamwita Broda ndetse na Rujigo. Broda na Rujigo batangiye gupakira amakarito y'abandi y'ibituzi. Batangira kuyapakira mu ngorofani. Nuko bacunga hirya no hino bareba ko ntawe ubabona. Batangiye kwiba ikigaragara. Kurikira unarebere Rusasa. Filimi yacu yo nuko itangiye. Barapakiye ahantu hose. Bariba ku manywa y'ihangu. Urababona? Baribye, ariko ari nako mbabwira ngo nta keza ko kwiba. Nta keza ko kwiba rwose, kuko kwiba birakubitisha. Bararangije bahita bagira gute, bahita bakarenga, batangira gucapa migo. Umwe ku ngorofani, undi kuki n'amaguru na biguru. Akabati basize bakejeje shop y'umuntu rwose barayibye barayimara. Gusa sinzi ngo ni yande. Turakomeje. Nabandi bo ngaba mu karitsiye ikigaragara cyo banayivukiyemo. Urave kubi imyaka rero Rusasa. Ngabo shop bayejeje. Ngaba rero bageze hano bahita bakata. Muri ubwo buryo barakomeza barirukanka bacapa mugu. Ngabariya ari nako nkubwira gukora subscribe nyaboneka ne buri mushya kuri channel ni Kwizera Rwanda official. Bana natwe mu dufilimi nk'utu twiza cyane. Ndi Kwizera Janvier kandi ibisanzwe ntukakibagirwe. Bageze aha baraparika barara. Barangije uyu yaraje Broda aramwongorera ibyo amwongorera. Aramubwira ati rero wowe cagagura ibyo cagagura ushyiramo mwaha ngaha, ubundi ujye ufata utuntu twawe nyine uyiranje. Sinzi icyo agiye gukora. Afashe urwembe arakata hano, undi arerekera. Cya Broda kirerekera ngicyo icapa mu gusi nzeho kigiye. Uyu nguyu akati karito y'ibituzi, maze arangije afungura dustbin asukamo. Urave kubi imyaka rero Rusasa. Arangije afata ibuye, arangije afata inosho, abari yashyira mu ikarito. Uramubona? Kurikira unarebere Rusasa. Yarangiza akahita yongera akahita hambira ikarito nkaho nta cyabaye, agashyira ku ruhande. Bagenzi, Rujigo wacu arafata amakarito y'ibituza akabikuramo akabisuka hariya mu dustbin. Yarangiza agashyiramo ibuye ahabera mubi, akongera agafata papiye kora, akongera agapfundikira cyane, agahambira nkaho nta cyabaye. Ibuye yarangiza agapfundikira neza, agashyiraho ka papiye kora nkaho nta cyabaye. Urave kubarara rero Rusasa. Urabibona? Kumbi cya Broda ngiki ku rundi ruhande kiri kugenda, sinzi aho cyerekeza, kiragenda gitambika ibirengere. Ngabo Rujigo ku rundi ruhande nawe yafashe hasi hejuru. Umutama Rujigo rwose agafata ibituzi agasuka hehe muri dustbin. Agafata inosho agashyira mu ikarito. Yarangiza agafata papiye kora akahita apfundikizaho nkaho nta cyabaye rwose, nkaho ikarito icyuzuyemo ibituzi. Sinzi icyo bagamije. Ukurikira unarebe. Kumbi iki ngiki cyahise kiza kuri ya shop bamaze kwiba. Kiraza kireba nimero za nyiri shop, gusa sinzi ngo ninde. Kirangije kirazandika kuri telefone. Muri ubwo buryo kirahamagara. Kumba fande hano telefone yagize gute, yarasonye aritaba. Mwaramutse yemwe. Ati rwose tebuka ngwino urebe shop yawe ibisambo byayibye. Kumbi shop nini ya fande. Gadata we. Ureke unarebe rero. Afande yaratunguwe. Shop yanjye bayibye koko? Ati rwose bayibye. Bayibye? Rwose ndi kubyirebera bayibye tebuka.
nta kindi afande rero yakoze, yahise akarenga, yahise atangira gucapa mugu. Kumbi ku rundi ruhande kino cyaramukubye kirihagarikishwa hano nkaho nta cyabaye. Wana afande yaje acapa mugu kibuno mpa maguru. Yaraje rwose, ikigaragara yanakoze komando, ikosi rya komando. Bakakwereka ku rundi ruhande cya broda gisa nkaho kigira nkaho rwose ibyo bintu kitanabizi kandi nicyo kimaze kuyiba hamwe na Rujigo. Afande wacu nawe nguyu ari gucapa migu yerekeza ku ishopu ye bibye, abifashe ibisambo yabirigasura shahu. Wana nguyu yaraje ageze hano agenda gake gake. Banguka do, urabona sinakubeshyaga koko, shopu ye bayibye yose rwose. Ati rwose niboneye ibisambo biza bikiba shopu yawe bigapakinga ibya birimo, birangije bigira gute, biriruka nka biragenda. Wana gusa nababonye ngo nongeye kubakwereka. Afande yahise akurikira uyu, agiye kumwereka iki, abajura, kandi niwe mujura wa mbere. Urave kuba iyi myaka rero sasa. Baragiye bacapye kamuguho gato. Kumbu uyu nguyu Rujigo wacu nawe akomeje kugira gute, akomeje guhinduranya ibituzi akabisukamo hariya mu dustbin, yarangiza agafata intosho agashyira mu makarito, maze agafata papiye kora agapfundikira neza nkaho nta cyabaye. Urave kuba iyi myaka rero sasa. Wana Rujigo yagize fasta vuba na bwango nk'ibindi bisambo byose nk'abandi barara bose. Arangije afata dustbin, arayifata ayijyana inyuma ajya kuyitsimba. Wana urave kubarara rero sasa. Agarutse araza yihagarikisha hano, rwose nkaho ari mukuri cyane. Afande wacu na broda wacu rwose bose baje kureba ibicuruzwa byabo bibye, baje kureba abajura baraje. Wana ngabo uyu aracyategerereje hano. Urave kuba iyi myaka, aba nabo baracyaza. Reba hariya hakurya, reba abanyabyaha, reba ibisambo ngibyo hakurya. Cya Rujigo barakibonye aho kiri. Uriya muginga sha, baratatse bagenda birukanka. Kumbe cya Rujigo cyarababonye. Kumbe cya broda cyase kimucira isiri ukarenge mwabibonye ku rukisa kimubwira ngo niyirukanke. Wana afande yaje yihuta vuba na bwangu. Rujigo abona birakomeye ahita akarenga, ahita akizwa n'amaguru. Wana bahageze arenga, bararebye babona umuhungu yakarenze. Aho nzagufatira, afande niko yavuze, nzakumanikisha amaguru wa musevire we. Wana bigenze gutese, umurezi shara karenze arakucitse. Naribi ariko nabyihorere, igihe kimwe tuzamufata. Urakoze rero wa mwana we, urakoze cyane rwose. Ariko afande avanyemo amafaranga mu mufuka, aramuhereza, aramubwira ati fata amafaranga rwose uyakoresha ikintu ushaka icyo ari cyo cyose. Ikintu ushaka ukiyakoreshe nayo nguhaye. Wana afande yashimiye uyu muhungu wamurabuye. Wumva icyo atazi nuko uyu muhungu wamurabuye ko bamwibye, nuko atazi ko ari we gisambo cya mbere. Afande yarebye umwibye aharengeye, aravuga ati oke, ubwo nta kundi uhombye arabyimenyera, ariko kuva mbonye produit zanjye nta ribi. Yaraje ateruye, yumva ikarito isa nkaho harimo ibintu bike. Ibi ni bikira. Afungura ikarito, afande wacu arebye neza mu ikarito asanga ikarito irimo intosho. Kumbi bino dore ngibi biri guserebura yuko babihaye amafaranga, bikaba binibye ibituzi. Dore nguri hari guhobagirira. Afande wacu yafunguye n'indi karito, abonamo iki, indi ntosho. Yafunguye amakarito yose rwose afande, abona yahuye n'abatekamitwe bahehe b'i Kigali. Ibi rero byaramusifuye rero sasa, byaramusifuye ati do. Wana reka nkwereke, dore ibituzi byawe, dore aho twabishyize.
byamwiriyeho cyane biramubwira ati rero ngwino bifate byahise bikarenga birirukanka agafilimi kacu ni nuko kahise kagenda ibyiza byako nikanatinda reka ni fasta reka ngushimire rero wowe warebye video yose ari nako nkubwira gukora subscribe buri mushya kugira ngo ujye ubona udufilimi nk'utu umunsi ku munsi Imana ibande biricyo bakunda cyane bye